aho muri hose twizere ko weekend ikomeje kubaryohera ndetse mukomeza kuguma mu rugo kugira ngo twirinde iki cyorezo cya coronavirus cyugaje isi muri rusange n'abanyarwanda rero tugomba kuguma mu rugo tegereza itariki ya 19 tukareba aho bizabigeze kandi mukomeze muri ryo rw'imbiganiro ndetse n'amakuru bwiza.com na Bwiza TV tubagezaho. Inkuru tugiye kubagezaho rero ni inkuru turimo gusoma kuri Bwiza.com, inkuru ifite umutwe ugira uti abakobwa b'Ikimero banyeganyezaga imbuga nkoranyambaga barengeye hehe. Ni inkuru yakozwe n'umunyamakuru wa Bwiza.com IP Muzinga arayisesengura neza yibaza aho bashadibu nabo bakobwa bandi bajyaga banyeganyeza imbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram, icyerekezo cyabo muri no minsi abantu turi mu rugo, abantu tutarimo kurenga umuharuro kugira ngo dukomeze twinde iki cyorezo cya coronavirus. Akaba ari umunyamakuru si kubwabo Mark Ibrahim akari wasesengura inkuru rwose IP Muzingo yibaza ati ese shadibu ko nta n'ikintu aherutse gukira ku rukuta rwa Instagram none shadibu yaba yaherereye. Uyu munyamakuru rero yatangiye inkuru ye agira ati muri iyi minsi mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi abantu bari mu ngo zabo hirindwa ikwirakwiza ry'icyorezo cya coronavirus. Ibi byagize ingaruka ku bantu benshi bigera no kubakoresha imbuga nkoranyambaga bamurika imideli cyangwa se bamamaza. Ese b'abakobwa bazwi ubwiza benshi bita abasirikwini batungwaga no gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo bari hehe? Amafoto n'amashusho areshya abagabo akanakurura benshi barafatira hehe batemerewe gusohoka mu rugo. Mu bakobwa rero ndetse n'abagore bagize rurangirwa n'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda twavuga nka Natasha Ndagiro, Supasegisi, harimo Aline Keza, Uwimana Ariane, Nadia Umutoni, Agahozo Preti, Uwase Vanessa, Shadibu, Asina n'abandi batandukanye mwagiye mubona ku mafoto kuri Instagram cyane cyane ubona ko ari abantu banyeganyiza bagashyira ikintu ukabona mu minota 15 ukabona ibihumbi n'ibihumbi ba likinze, abandi barimo kuvuga bashyira comment nyinshi cyane zitandukanye bagaruka ku buranga bwabo cyangwa se abavugisha ibintu bitandukanye. Umunyamakuru yagize ati nta washidikanya rero ko aba bakobwa bari mu ngo zabo ndetse no mu macumbi muri iyi minsi abaturarwanda bose basabwa kuguma mu ngo. Ibire byatumye amafoto batakibona aho bayifotoreza, abandi nabo urumva ko bari mu rugo ntibakibona aho basohokera, za nzoga bajya postinga zihenze no mu mahoteli wasanga basohokeye ku mapisine, ibyo ntibibikibakundira ntibakibasha kubona uko basohoka ngo bagireyo cyangwa bagiye kwidagadura. Ahandi wasangaga bahura ni mu bitaramo bitandukanye ugasanga rwose aho Shadibu yagiye mu gitaramo ukabona ni ibintu byiza no mu itangazamakuru, ugasanga n'abanyamakuru babonye icyo batangaza amashusho y'amafoto. Shadibu yitabira iki ngiki, Shadibu yagiye yitabira urubanza rwa Musirey Queen mugenzi we waburanye Kimisagara, byinshi bitandukanye. Ariko muri no minsi uribaza abakobwa wamugana uyu munyamakuru baherereye hehe? Niba ukomeje gusoma itangazamakuru bitandukanye cyangwa nawe no gukoresha imbuga nkoranyambaga muri no weekend turi ku munsi wa gatandatu, nawe ushobora kwibaza uti Mbabazi Shadia uzwi ku izina rya Shadibu ari he muri no minsi? Ijya ku rukuta rwe rwa Instagram cyangwa se uribe n'ahandi mu binyamakuru bitandukanye uribe ko ari umuntu mu kuvuga Shadibu, kandi wasangaga nta masaha 28 cyangwa 8 ashize Shadibu nta kintu wa postinzi we cyangwa nta muntu umuvuze ati ngenda cugusa ikibuno kurusha Shadibu benshi kugira ngo amuro yiki cyangwa se bamuzamuke. Ariko se muri minsi aravugwa ese we hari cyari mu gutangaza, reka twibaze Shadibu ari hehe? Uyu mudamu rero uzwi ku izina rya Shadibu arazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitaramo mu Rwanda ndetse no mu karere. Shadibu akurikiranwa n'abasaga 688 ku rubuga rwa Instagram, mu gihe we akurikira abantu batarenga 189. Instagram ni urwo rubuga bigaragara ko akoresha cyane kurusha izindi. Usanga abantu benshi bamukunda imiterere n'uburyo abyinisha ikibuno agakurura abatari biki cyane cyane igitsina gabo n'ubwo n'abakobwa cyangwa abagore nabo usanga bamwirahira. Shadibu aramenyerewe guhora ashyira amafoto ku mbuga nkoranyambaga agaragaza nk'ibihe byiza yajyanye n'ikindi cyamamare basohokanye,
ahantu heza yasohokeye n'ahandi hatandukanye, aba yari kumwe n'ibindi byamamare cyangwa se nawe ubwe bwite yahasohokeye agaragaza ubwiza bwaho, agenda byinshi ahavugira. Aho kugeza ubu ngubu ku rukuta rwe rwa Instagram hashize iminsi 3 ariko ashyizeho ikintu nacyo ubona kidafitanye isano n'ibyo abantu benshi baba basanzwe bamuziho. Mu butumwa aheruka gushyira ku rukuta rwe rwa Instagram yabushyizeho ku itariki ya 22 Werurwe, ahubwo yakiraga ifoto ye aherekeza amagambo agira ati ndakeka iyi virusi iberetse uko ubuzima ari bugufi, mu kanya kamwe amafaranga, akazi, gutembera, kuryoshya, nta na kimwe kigize icyo kikimaze muri iki gihe nyine birumvikana, nta na kimwe kigize icyo kikimaze. Ubu icyo dukeneye no guhumeka. Uyu mukobwa rero yagaragaje yuko aho ufite amafaranga menshi, aho umeze ute, wagize ute imbere y'iki cyorezo, mu by'ukuri kandi koko ntacyo uvuze imbere y'iki cyorezo, ahubwo muri ibi bihe buri wese ahari aratekereza ku buzima bwe, aravuga ati ahandi najya kuryohereza ubuzima, nshobora gusohoka ngakubitana n'abandi ugasanga baranyanduje, cyangwa se nanjye nshobora kuba iki cyorezo cyarangezemo ugasanga noretse imbaga. Niyo mpamvu usanga buri wese ahari yihugiyeho mu rugo, yakwicara televiziyo, yakora siporo, ariko ibyo byose akabikorera mu rugo. Mu nkuru y'uyu munyamakuru yakomeje agira ati muri iyi minsi yo kuguma mu rugo Shaddy Boo arihe? Ese nawe yemeye gucecekana n'abandi banyarwanda? Ikibazo nawe yibaza, nawe ushobora kwibaza uti Shaddy Boo kuko ngubu ahari irungu ngubu ntago genda kumuhitana. Niba ashobora kumara iminsi 3 nta kintu ashyize ku rukuta rwe, ubu kuko ushobora kwibaza Shaddy Boo bimeze bite? Undi mukobwa uyu munyamakuru yagarutse mu nkuru ye no witwa Isimbi, akaba ari umukobwa uvugisha imbaga kubera amafoto yakiraga ku rukuta rwa Instagram yambaye ubusa, akibaza ati uyu mukobwa muri no minsi ari hehe? Uyu mukobwa rero we yaje kumenyekana cyane ubwo yakiraga amafoto kuri Instagram, rimwe na rimwe nta mwenda namba yambaye inyuma, haba ari hejuru. Uyu mukobwa Isimbi we yaje kumenyekana cyane ubwo yakiraga amafoto ye kuri Instagram, rimwe na rimwe nta mwenda namba, akibaza ati ese ubu nguwe ari he muri no minsi arihe? Undi mukobwa yagarutseho no witwa Yasenta, benshi bamuzi nka Super Six. Uyu nawe yaramenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram, nawe akaba ari umwe na Shaddy Boo cyane cyane mu gucukusa ikibuno. Uyu mukobwa rero yaje kumenyekana cyane ku mafoto yifotoza agaragaza ikibuno cye nk'uko twatubivuze haruguru, ku buryo nawe ubwe yakunze kuvuga ko ikibuno ari impano Imana yamwihereye. Uko kutavuga ko byaba biravaye ni inshingano z'urugo cyangwa yabonye bitari ngombwa. Uyu munyamakuru aribaza ati se uyu Super Six we yaba ari he muri no minsi? Ese nawe yaba mu rugo nk'uko n'abandi ngubu utamenya aho baherereye n'ubu bose basabwa kuba bari mu rugo? Undi mukobwa cyangwa se undi mudamu yagarutse no witwa Nadia Umutoni. Uyu munyamakuru yatangiye agira ati uyu ntabwo amazi igiye kuri urubuga, ariko umwaka wa 2019 warangiye akurikiranwa n'abarenga 46,000 kubera uburyo yahisemo kwamamaza ikibuno cye n'imiterere y'umubiri we. Nadia Umutoni kuri ubu akurikiranwa n'abasaga 220,000, akaba yeruka gushyiraho ifoto ye mu minsi 2 ishize. Nayo yaje yaheruka gushyiraho ikintu ku itariki ya 26 Werurwe. Uyu munyamakuru aribaza ati ese Umutoni aherereye he muri no minsi? Undi mukobwa ni Vanessa Uwase. Uyu nawe yamenyekanye bwa mbere kubera kwitabira Miss Rwanda, aba n'igisonga cya mbere ubwo Miss Jolly yambikwaga ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2016. Nyuma y'irushanwa rya Miss Rwanda ryabaye mu mwaka wa 2016, uyu mukobwa Vanessa yakomeje kumenyekana kubera ibitaramo yateguranaga n'uwitwa Miss Teta Sandra. Ariko hanini gukundana n'aba stars nka Orvis byamwongereye abamukurikira kuri Instagram, ariko bibakarusho kubera gushyira hanze amafoto ye agaragaza imiterere y'umubiri we kuri Instagram.
uyu munyamakuru yakomeje agaragaza amafoto y'abakobwa batandukanye. Ushobora gusura ikinyamakuru Bwiza.com ukagenda ubona amafoto uko agiye akurikirana. Uyu nawe yagarutseho n'uwita Kate Bashabe akagira ati uyu ni umwe mu bakurikirwa cyane kuri Instagram, akanakoresha uru rubuga yamamaza ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi akora. Akunze kwifotoza ari mu ndege, mu modoka zihenze, ari mu bihugu by'Uburayi na Amerika. Kate Bashabe akurikirwa n'abasaga 131, akaba ari n'umuyobozi w'inzu y'imideli yise Kabash, aheruka gushyira amashusho kuri Instagram ye mu minsi 5 ishize, aho yashyizeho umuhungu uri kwigisha abantu ibijyanye no kwirinda coronavirus. Naho wakwibaza uti uyu mukobwa we muri minsi aherereye, ese kuba mu rugo bivuze ko atakoresha n'urubuga rwe rwa Instagram? Ngibyo by'uyu munyamakuru akomeza kwibaza, anagaragaza amafoto y'abandi bakobwa batandukanye. Nawe ushobora gusura Bwiza.com ukirebera amafoto atandukanye. Aha uyu munyamakuru Ibrahim yibaza ati abakobwa mino minsi baherereye hehe? Komeza bane natwe kuri Bwiza TV ukurikira amakuru tubagezaho, kandi ukanda kuri subscribe niyo nzogira byegeranye, kandi ntukomeze guhanwa n'irungu. Niyo mpamvu tuhari kugira tugeze amakuru atandukanye, ay'ibyamamare, aya politike, imikino, ubuzima busanzwe n'andi atandukanye.